Yes ashimwe mbanje kubasuza itorero ryacu Christian International Church duhagarariye hano muri Amerika. Ndashaka kubegereza ngo tubane muri inyigisho z'umunsi wa none. Reka tuanze mfite igitero c'indirimbo gito ndirimba nimaramo no kuja mu buryo bwo kuganira ijambo ry'Imana. Ni Yesu wangize kubu muvandimwewe Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye Imana ishimwe cyane kandi yarambabari yangira imbohore yamviriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yancunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze mbi mfite nk'umufasha Imana ishimwe cyane ni ufasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanje yose nikwa yizi ahindura iyo mibabaro ngwanezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane kumana mwijuru mfite umugabane Imana ishimwe cyane mu mwanya muto tuza bona umunezero Imana ishimwe cyane mwijura bera bazamurika nk'izuba Yesu bwaza twambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure yuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana niturangiza dusenge tubone kuganira twese bene data ubutumwa bwa none Imana yadushize ku mutima. Reka dusome Petero wa mbere bice 2 murongo waho wa 2 bice 2 murongo wa 2 mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Amen. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye turaguhimbaje uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ubutumwa bwiza wemera kubana natwe tumuvuga kandi dufashe mu bintu byose duhagaritse imbaraga zose z'umwijima zishobora kuba zahagara imbere y'ivuga butumwa no kuvangira abantu kutumva ijambo ryawe ariko kingura imitima ya buri wese kugira tubashe kuganira turi mu mbaraga z'umwuka wera. Presence yawe nikenewe mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Uyu mwanya mwiza bene data hari ijambo ryiza riri ku mutima waje dushaka gusangira namwe kandi ni ijambo rikomeye cyane ryanejeje ku munsi wa none. Turavuga gukura mu buryo bw'umwuka. Gukura ni ikintu ciza gikenewe n'umuntu wese n'abahinzi imyaka yabo itakuze tibanezeza iba yakuribya ariko mu buryo bwose bwo gukura ikintu cyose cyakuze kimera neza kandi gituma n'ugikene wese akironka byoroshe. Gukura ndakuvuga mu buryo butatu, hari gukura ku mu buryo physique no mu buryo spirituel. Sone mvuga no gukura mu buryo bw'imikorere cyabuze uburyo bw'imirimo. Gukura mu buryo physique y'umwana avuka muramuzi abaca mu mayitape atandukanye, arabanza akavuka akiga kwicara akiga gukambakamba no kugenda. Nibwo rugendo rw'umukristo iyo tumaze kuvuka twicara mu nzu y'Imana, twagera mu nzu y'Imana tugatangira gukambakamba, tugatangira kwiga imikorere y'Imana, twahava tugatangira kugenda tuja mu mwivuga butumwa n'ibikorwa by'Imana.
izo ni ingero ntanga ntoya ku bijanye no gukura ku buryo bwose busanzwe. Icyo rero cyose iyo kivutse kigira etape gicaho kigenda kizamuka kikagera ku rwego rushimishije. Igice cyo gukura nasanze abakristo benshi mu ijambo ry'Imana babaye bakuze. Tekereza kuko iri jambo Petero yaryanditse abivugira abayahudi kuko aribo yari adressa ubutumwa, abereka uburyo bagomba gukura kandi bakaba ari abantu bakura bamaze kuba mature mu buryo spiritually na physically. Mu gihe cyo gukura ikintu cyose kirarerwa kugira ngo gikure neza. Itorero rya Kristo ryararezwe. Kristo yarareze. Kristo yareze itorero mu myaka 3 n'amezi 6. Ararirera, araritegura, aryigisha ukuntu rigomba kuba mu bumwe, ukuntu rigomba kuba mu rukundo, ukuntu rigomba kugendera hamwe. Kuko yajanye n'intumwa ziyo muri iyo myaka 3 bari hamwe, bakoreraga hamwe kandi bari mu kintu kimwe kigaragara civuga butumwa. Gukura ikintu cyose iyo cyarezwe neza gikura neza. Umwana nawe yarezwe neza akura neza. Kandi umwana yarezwe nabi akura nabi. Nusanga bamwe bagoye abavyeyi, bagoye n'imiryango, bagoye n'igihugu. Gukura aho handi niho tugomba gufokasinga tukamenya yuko ikintu gifira mwiterura, gifira mwirerwa. Iyo ikintu kirezwe nabi gikura nabi. Ariko iyo kirezwe neza gikura neza. Ukuvuga ngo mu burere bwacu bwa buri munsi ndashaka kuvuga ngo twiga cyane ku mikurire yo mu buryo bw'umwuka. Ndavuga abantu nka 3 bakuze neza mu buryo bw'umwuka. Yesu Kristo ngo yabaye umwana, usonye ubutumwa buze ko bwanditswe na Luka igice cyawo cya 180 ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga mu butaye kugeza igihe amurikirwa Abisiraheli. Nukuvuga ngo uyu mwana arakura, uyu mwana azakura. Umwana wo mu mwuka arakura. Umwana wo mu mwuka kuzigihagarara. Umwana wo mu mwuka arazamuka. Yesu Kristo yarakuze nk'abandi bana. Yesu Kristo yabaye umuntu 100%. Yesu Kristo yabaye Imana 100% kandi akora imirimo yose mu buryo bw'Imana kandi ayisoza neza. No kuvuga ngo gukura ni ikintu tugomba kwigaho twese, ni utuma ndashobora gukura. Sanga ubundi buryo bwiza usanga bwo gukura, turareba umuntu watanze urugero rwiza kandi wakuze neza kandi yubaha Imana aca bugufi cyane. Urasanga Yobu yakuze yubaha Imana. Yobu ntabwo yavuye ku Mana ye. Niwo muntu wahuye n'ibibazo ku isi, afusha abana bose 10. Usanga yabuze amatungo, abura umubiri, abura ibyo yari afite, ahanga amaso, arakura. Iyo yakuze mu mwuka ahangana n'ibibazo. Iyo wakuze mu mwuka uhangana n'ibibazo, uhangana n'amasirkonstansi abaje imbere yawe, uhangana n'ibintu byose byitugatuga kugukura, kugakiza, bikagukura ku isezerano. Isezerano twawe rirakomeye. Kumenya umwami Yesu Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana yaratoranyijwe. Ribijya agaciro kenshi cyane. Kuko Yobu yakuze neza cyane, usanga ibintu byose ntabwo yageza ahubuka, ntabwo usanga yarakutse umutima, ntabwo yari umuntu usa nkaho ari aho adafokasinga guca Imana yamuvuzeho. Yobu kuko yarazi ica Imana yamuvuzeho, usanga rimwe na rimwe ngo nibutse iminsi bukorere bwaje. Yibuka iminsi yagendaga mu mihanda, mu miharuro, ngo abanyabyohero bose n'abisi bakigirayo. Ariko nubwo iyo minsi yabaye iraceceka ntiyavuye ku Mana ye. Uzabibuka umunsi umwe yageze ahantu birakomera, atangira kugwana n'intambara nyinshi, aravuga ati ngeze ahantu ngomba kuhangana n'ibibazo biri imbere yaje. Umunsi umwe yashatse kubwira Imana ati ndifuza kurwana, pangane nawe tuburane. Imana iramubwira ati ibyo uvuga ntubizi. Umunsi naza ndemale witani kayirekera mu mazi muri Oseya, ikagenda ikavuguta ifuro, ikahaca inzira. Uzi izo mbaraga zaturutse. Uzumenya umunsi amasha n'ibitare biri hariya mu mara, hariya hejuru mu bitare zihabyarira. Igihe amasha byarira mu bitare ubizi, Yobu abura icyo asubiza Imana. Yakuze neza, n'uwo muntu abashe kuburana n'Imana, ariko aratsindwa. Nta wundi uzuvuga ngo yahagaze ngo ahangane no kuburana n'Imana, kuko yakuze maturely, spiritually, yahanganye n'Imana, ayibaza right yiwe, asabere uburenganzira bwiwe. Kubera kuko yari yarageze mu rwego rushimishije Imana. Imana iramwumva. Si buri wese ubwira Imana ngo tugiye kuburana, Imana ikubwira ngo kenyera kigaba ngo tuburane. Imana yageze igihe ibona ko yakuze, yabaye maturely, spiritually, physically, arayibwira Yobu ati
kenyera kigabo. Yobu ngo akenyere agitangira kumubaza aramaze ngo se ububiko bw'umwijima Yobu bubaheye. Nukuvuga ngo Yobu kuko yari yarakuze mu buryo bwose ariko yageze igihe atoshobora guhangara iby'Imana yakoze kuri we. Aravuga ati sinzi aho buba. Ico nari nimirije hano kuvuga ni ugukura mu buryo bw'umwuka. Undi muntu wakuze cyane anezeza Imana, dusanga Aburahamu yarakuze anezeza Imana igihe yatangiye kumenagura ibigirwamana bya Setera, arabikubita hasi arabisenyagura babwira ngo yishimira iyi musenga n'ibyo mwabashije. Imagine abantu bakabaza igiti bakakigira nk'umuntu, bakakigira isanamu bashaka bakagipfukamira mu gitondo na nimugoroba. Abandi bagasenga izuba, abandi bagasenga amazi, abandi bagasenga inyenyeri, abandi bagasenga ukwezi. Abo bantu bose baremwe n'Imana, ntibamenye imbaraga zakoze ibyo bagahindura izabo. Ariko iyo umaze gukura umenya ko haba Imana imwe rukumbi. Mu ijuru hari Imana, 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 mu ijuru hari Imana. Haleluya! Mu ijuru hari Imana iruta ibigirwamana byose. Iyo umaze gukura mu mwuka urazamuka ugasuzugura ibigirwamana byose. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko iyo umaze gukura wewe wiringira Uwiteka Imana yawe. Ni Imana tudakabakaba ngo turayishakira, iragendana natwe, yicarana natwe. Muri iki gice twasomye yavuze ngo mwifuze mumere nk'abana bato, mwifuza amata y'umwuka muyanywe kugira ngo abarera bageze kugakiza. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka. Amata y'umwuka ni umwuka wera. Umwuka wera iyo umaze kukugeramwo urakuzamura ugakura, ukabona guhangana n'ibintu byose bishobora kurwanya agakiza cyawe uzivuga butumwa. Mu gice kindi navuze ngo iyo ukuze mu buryo bw'umubiri urashobora ugakora ibintu by'abantu bakuze nyine, ntukora iby'abana. Itorero rya Kristo ryaramaze gukura rigeze mu rwego ritegereje kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Abantu n'ubu baraca bazimagurika, abantu baca bashakisha. Reka mbabwire ngo hari igihe kirageze yuko itorero rya Kristo ryarakuze. Kristo karaza gutwara umugeni wiwe. Kristo afite imbavu zo kubasha kwigandurira byose. Itorero rimaze gukura rirahagarara rigashikama ntirinyeganyezwa n'imiraba n'imihengeri. Itorero ryarakuze. Itorero ni imitima yacu, itorero ni abakristo. Ibihe tugezemo ni igihe cyo gusubiramwo tukareviza, tukarevoir, tugakora practice, twavuga ngo uko turaja mu ijuru. Mu ijuru hari Imana tugomba gukurikira. Ntidukurikira abantu, ntidukurikira imiryango, ntidukurikira entreprise, ntidukurikira amafaranga, ntidukurikira ubutunzi abantu bahanga amaso ejo bugashira. Murareba ubutunzi bw'isi burashira, buratambuka, ariko iyo dukurikiye Umwami Yesu Kristo niwe banze ryo kwizera, turamukurikira kandi akatugeza kugakiza. Gukura ni ikintu cy'ingirakamaro. Iyo umuntu akuze mu buryo bw'umwuka, natanze ingero z'aba bantu n'abandi ba Enoki n'abandi birivuga, abantu benshi ba Stefano barakuze bagereye bategwa amabuye. Iyo umaze gukura ukora ikintu cya resistance, ukadefanda ubwami bw'Imana. Mu nyigisho z'ubushize twaravuze ngo umuntu iyo amaze gukura ashobora gutangira akadefanda umurimo w'Imana, ugakuraho Imana, umurimo w'Imana igisuzugurira. Iyo umaze gukura uzufira umurimo w'Imana, uzo witangira umurimo w'Imana, ubabarizwa umurimo w'Imana. Hari abakozi b'Imana barimo barwanira muri iki gihe, barwanira gukuraho igisuzuguro itorero ry'Imana. Igihe kimwe muri Isirayeli igisuzuguro cyarabaye, ubwiza bw'Imana buva mu rusengero, abatambyi bahunga urusengero. Ariko abakozi b'Imana ngo basenge, Imana yongera kohereza ubwicubahiro cyayo mu itorero. Itorero rya none bene data rimaze kugera mu rwego rwo kubasha kwinginga Imana igasuka ikagarura icubahiro muri Isirayeli, ikagarura icubahiro mu itorero ryayo. Abantu benshi cyane barimo bareba isi ya none uko imeze, ikisigiye cyo gukinisha, ikisigiye cyo kwirukanga mu by'isi, ikisigiye cyo kudamarara, ubusigiye cyo gusa nkaho twageze iyo tuje. Iki ni igihe ko turirukanga, turi mu marushanwa, turi muri competition, ko turiruka, turasiganirwaho, dutegekwa kugeraho Kristo ubwiwe azaza azasanga turi mu marushanwa, ko turarushanwa duharanira ko intwarane nizo zinjira mu bwami bw'Imana. Intwarane, abanyamwete, abanyarukundo, abanyamwuka, abanyamurava nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ntibuzinjiramo abanebwe,
ubwami bw'Imana ndi bazinjiramo abanyentegenke, abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mwigirana. Reka mbabwire kuko igihe cyacu niki bene data, twamaze kumenya uwaduhamagaye, twamaze kumenya impamagazi yacu. Yesu araduhamagara, Yesu araduhamagara. Bibiliya ivuga ngo abikora neza cyane mu mwanya wiwe. Yaraduhamagaye kugira ngo tumukurikire, kandi yagiye abwira abigishwa ati mukurikire mbagire abore by'abantu. Twamaze gukurikirira ijambo, nuko Yesu Kristo yamaze kubitegura arishira mu mitima yacu. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye abarere abageze ku gakiza. Petro yabivuze neza cyane, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Reka mbabwire aya magambo bene data, anga yarabisobanuye neza ku murongo wa 10. Kera ntitwari ubwoko, ugeze ku murongo wa 10, ariko none turi ubwoko bw'Imana. Kera ntiturakagirwa neza, ariko none ubu twagiriwe neza, twarababariwe. Jewe nawe twarababariwe. Kera ntitwari ubwoko, kera ntitwari tuzwe, ariko kuri none twarababariwe, kuri none twegijwe hafi kubwo amasezerano ya Kristo. Kera ntitwari abantu, ntitwari dufite agaciro, ntitwari dufite aho tubarizwa, ntitwari dufite identity ikwiriye, ntitwari dufite naho dusobanukirwa ngo tushakira, ariko ubu natwe dusiya tugenda twidegemza mu Mwana. Ubu turi mu kugenda twemye mu Mwana. Ubu turi mu kugenda ugakweta ukumva nawe birakwiriye, ukambara ukumva uraberewe, kuko hari umuntu ukugize uko. Yesu yatugize neza. Yesu yadukuyeho uburetwa bw'ibyaha. Yesu yadukuyeho buriya bucakara bwose. Yesu yadukuyeho kiriya gitutsi cyose. Ubu natwe turi ubwoko, kera ntitwari ubwoko. Reka mbabwire mwene data, muri aya magambo iyo umaze gukura ugira identite isobanutse. Iyo umaze gukura vuma mu by'ubwana ukazamuka ugakura kugera igihe ugirira akamaro itorero, ugirira akamaro umuryango, ugirira akamaro n'igihugu iyo umaze gukura. Ariko ndashaka kubabwira ngo uyu munsi wa none mumenye kuko ubu ngubu twabaye ubwoko bw'Imana. Ubu ngubu twahawe izina, identite nziza. Ikindi gice nshaka kubabwira hano mwene data, turi ubwoko bwatoranyijwe, twakuwe mu magana menshi y'abanyabyaha. Yesu araduhamagara, aradushaka, aratuzana, adushira mu ruhongore rwa, adushira mu gikari. Turi mu gikari cy'Imana, dufite iwacu, dufite aho tubarizwa, dufite aho badushakira. Turi mu gikari cy'Imana. Abandi bari mu bikari bya Satani, aho bakutirwa amacupa mu tuwari. Abandi bari mu bikari bya Satani, aho barara baje kuzimu. Abandi bari mu bikari by'abadayimoni, aho barara bagira inzu n'amenyo. Abandi bari mu bikari by'uburayi. Abandi bari mu bikari by'ubwiscro byo kugenda biba hanze. Ariko igikari cy'Imana, ngwino nimwinjire mu rugo rwa Data, ni heza. Mu rugo rwa Data hari ibintu byose. Iyo wamaze kumenya neza, warakuze, ukamenya ko wabaye ubwoko, ukamenya ko wahawe identite nziza, ubiheza agaciro. Iyo tuyihaye agaciro nta wundi wakaguheza. Mu nzu y'Imana twahawe agaciro. Jewe hanze mwancecekesha, mwakora ibyo mushoboye, ariko mu nzu y'Imana ni kwa Data, aho ngomba kwidagadura nanjye nkabwira umwami wanje biri ku mutima wanje. Yesu yarambagije, Yesu yangiriye neza, Yesu yankoreye ibirenze ibyo je nasabye. Ikindi gice nashobora kubabwira, ubu turabatambyi b'ubwami bw'Imana, ishanga ryera. Turabatambyi, turatambira Imana, turi n'ishanga ryera. Dufite amazina y'umwimerere aturuka kuri Data w'imico. Data w'imico ni umwami w'abami, ni Yesu Kristo wampaye izina, yanyise umutambyi. Ubu ngubu ndabigendera. Abantu benshi bagira ifunwa kwitwa abatambyi, ariko reka nkubwire mwene data, imbura umutambyi none hari uwakugize kuba umutambyi, hari uwakugize kuba ishanga ryera. Ubu turi ishanga, glory to Jesus, haleluya. Turi ishanga ryera ry'Imana, turi ishanga gikomeye. Ndatekereza umunsi Baramu na Baraki bari kubaganira, yaramubwira ati mvumire buriya bwoko bw'Isirayeli. Baramu abwira Baraki ati icyo Imana ishyira mu kanwa nicyo ndi bukore, ntituzatuvumika, ntiwotuvuma ngo bishoboke, ntiwatwima inzira yo kugira aho tunyura ngo uyitwime. Uwiteka yaducira inzira. Agakiza twahawe ni pasiporo yacu yo kuja mu bwami bw'Imana. Dufite iyo tuja,
dufite iyo turiko tugenda dufite passport nagakiza twahawe na Yesu iwacu tuja mu ijuru ntawe uzahagara imbere watubwira ngo mugendayo data yamaze kuducira inzira turabana b'Imana kandi ko tuzamera ndi kureka ariko Yesu nereka ngo tuzasana bene data ari kindi gice nashatse kubabwira muri uyu murongo wundi mumaze kuba ubwoko bwatoranyijwe n'ishanga ryera turi abantu b'Imana abo yaraturose mu bise by'urupfu rwiwe aho twatutse n'ahantu hakomeye muri bise by'urupfu rwa Yesu mu rubavu rwa Yesu rwavuyemo amaraso yoza umutima waje amazi y'ubugingo yavuye mu rubavu rwa Yesu yaranogeshe naje ubu narababariwe nawe warababariwe twarababariwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe nukuri twarababariwe ubu turi ubwoko bw'Imana turi ishanga ry'Imana turi abatambyi b'Imana ibyo byose yabiduhereye mu mwana wayo akunda iyo umaze gukura iyo ni imigabane usanga mu nzu y'Imana ikindi kugira ngo mwamamaze ishimwe kwamamaza ishimwe giyabahamagaye turabo kwamamaza ishimwe yaduhamagaye aya mashimwe yose akwiriye Imana aya mashimwe yose n'ay'Imana ukwiriye amashimwe umwami nyiringabo ukwiriye amashimwe kuko nta wundi twayaheza ababyeyi bacu ntitwabaheza amashimwe ahagije abandi bose bakomakomeye ntitwabaheza amashimwe abandi ntibaza bishimira ibitambo le prix de le glorify the glory and pay the die when divide the glory iyaba wishimira ibitambo twari kubigutambira ibitambo uwiteka yishimira n'imitima imenetse imitima lodive la prite le glorify n'imeni die geni tranda la glory de glare fai pede die with the glory ibitambo uwiteka yishimira n'imitima imenetse iyo umaze gukura ukifuza amata y'umwuka ukamenya kuko ufite isezerano n'Imana urakura uba mature urakomera urahagarara ugahagarara mu mwanya wo kubasha kuvugira Imana turabo kuvugira Imana turabo kuvugira ubwami bw'Imana tuwapaza sauti pamoja na Bwana tunatangaza habari njema ienee dunia nzima hiyo ndio wajibu wetu hiyo ndio recommendation tumepewa tuweze kuhubiri injili mahali pote ienee dunia nzima ukisoma injili ya Mathayo 28 verse 16 unaendelea mpaka 20 nasema enendeni ulimwenguni wote mkawahubiri watu wakawa mataifa wabadilisho wa uhuru katika huduma ambao tumepewa tuwatenda kazi pamoja na Bwana dushinzwe umurimo wo kubwiriza ubutumwa iyo maze gukura mu gakiza utangira kubwiriza ubutumwa ndibarinda kuguhagurutsa haguruka iyo ni mission twa abasore bacu abamama bapapa abantu bose dufite mission yo kuvuga ubutumwa ushobora kuvuga ubutumwa mu ndirimbo zawe ushobora kuvuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana ushobora kuvuga ubutumwa mu buryo bw'imikorere ukoresha ibitungo yawe ubutumwa bufite inzira nyinshi ushobora gusenga inzira zo gukorera Imana n'ibihumbi reka nkubwire mwene data uce ziriya barriere zose uce ziriya ngo zikuboshe tubashe gukorera Imana reka nkubwire ni igihe cyo gukorera Imana iyo umaze gukura spiritually physically maturely urakora ugomba gukora iki ni igihe Imana ishaka abakozi bagomba kuja mu murimo wa duhaguruke tuje mu murimo w'Imana turinde ngo bagupushinge mu murimo w'Imana ni recommendation wow or twagora wihawe genda injira kora imirimo y'Imana iragutegereje mavuno ni mengi batenda kazi ni wachache dukeneye abakozi benshi mu murimo w'Imana abaririmbyi muhaguruke ingeri zose muhaguruke dukorera Imana dukure igisuzuguriro ku murimo w'Imana twubahisha umurimo w'Imana aho turi bene data gukura mu mwuka hano havuze ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye abarere abageze kugakiza nasanze Abraham yarakuze Noah yarakuze Esaya yarakuze abantu bose bagiye bakura niho usanga bibiri gende turanga barakuze baranakora ariko abantu bano ndibakura ndibakora baracecetse barahagaze barasanga aho bazana imburanye ku Mana ntacu zireguza ntaco nakimuzireguza haguruka ukorera Imana ugufite amaboko yawe amaguru yawe ubwenge bwawe nturaryamishwa mu bitaro kuragenda uridegemza ushaka ivyo urabikora amasaha 24 hours ariko si umurimo w'Imana kurawukora mwiki
ese ko aho uhagaze wahagaze niki cyaguhagaritse? Musa Abisirayeli bahagaze imbere ya Shamu, Imana yabwiye Musa ngo uhagaritswe n'iki? Ngo nabonye Shamu. Imana yamubwiye ngo tumye inkoni hejuru ya Shamu, Shamu yigabanyamo barambuka. Igitumye uhagarara muri mu Imana ni nuko bakuje kuririmba, ninde ukubuza kuririmba? Igituma utabwiriza ninde? Nuko bakumye Bibiliya zirahari. Igituma utabwiriza umurimo w'Imana niki? Ninde waguhagaze imbere? Ninde wagukumye imbere? Ikintu cyose waracemerewe, wahawe umwanya wo gukorera Imana, udashaka kuzana impamvu ku bantu. Bohoka ukorera Imana, wishimira umurimo w'Imana, ukorera Imana ku manywa n'ijoro 24 hours. Umwanya wo gukorera Imana urahari kandi bikora byishimiye kuko ari by'Imana yaguhaye. Mwene data ntaco tuzireguza, dufite inshingano zo gukorera Imana ku masaha yose. Haguruka ukorera Imana, haguruka wishimira umurimo w'Imana uri gukora. Jewe uri mubivuga mfite ibyishimo byinshi cyane kuko ibyo niko mvuga nuko nawe bishobora kugufasha. Dufite recommandation, dufite homework yo gukorera Imana amasaha yose ntaho tubujije. Ngaho Imana ibagire neza kandi Imana ibafashe, kandi ndazi kuko mwese muraza gufashwa cyane n'iri jambo. Yesu abagire neza. Amen.